hari umukobwa ugira sheri akaba biziko arajya muri salo mu mujyi cyangwa Yaounde ngo nkeneye amafaranga yo kwisukisha, nkeneye amafaranga y'inzara, nkeneye amafaranga ya makeup, nkeneye amafaranga yo gusura what and what. So uwo mukobwa umufata gute, wowe mwita iki kuri wowe? Uwo mukobwa ntago ari byiza, ntago ari byiza. Erega uwo sheri wawe muri kumwe, by the way, emera ko ari we mushobora no kubanerega. Ese uwo musore nukomeza kumusaba ayo mafaranga amereze ibingi bazagushyira mu magati, kuko azavuga ati uyu mugore nimushyira no mu mago azakomeza nyaka kandi abona ko umwana bakeneye ibi. Turi abakobwa turakora, ntago bivuze ko nimba ukeneye ikintu kizuri bucyake sheri wawe, erega nawe kigurire, kuko sheri wazavuga ati mukunzi wanjye ameze gutya kandi sinjye bimuhaye yabyishatse, azavuga ati uyu mukobwa yanagushyira amako. That's what made me proud. Biri gutuma nyine numva ko uri umukobwa uri seriye. Sure. Biri seriye tu. Oh yes. And then cyo nibaza wowe iyo ufite boyfriend ashobora kuguhamagara ngo mfite ikibazo kinsaba 50k cyangwa 40 ukayamuha cyane, kubera iki wayamuha? Erega nawe bari amburuhande kubera ko nanjye ngize ikibazo ndamubwira. Kuko ntago njyewe nafata undi muntu ngo mubwire ngo mereza amafaranga nabanje kubwira boyfriend wanjye. Mubaza kano nta kibazo, sheri wawe ajya kubwira ko uri mwiza.